Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Tuvuga kuri Halloween, impamvu ari umunsi wa Satani. Halloween uri umunsi wa Satani, kuki ari umunsi wa Satani? Mbere na mbere, abantu bakoze mu bintu by'ubupfumu bayobowe na Satani, bose bari kuza hanze bemeza ko uri ari umunsi wa Satani wo kuramya Satani n'abantu bapfuye. Ese kuri uriya munsi abantu baba baramya ibiki? Ni ibiki baba baramya? Bavuga ngo bavugana n'imyuka y'abapfuye. Tuzi neza ko ari Satani n'iyo myuka y'abazimu baba baterekera cyangwa se baramya kuri uriya munsi wa Halloween. None ukibaza uti, ni gute wakwigobotora ibyo bintu bya Halloween ukareka kubicelebratinga, ukareka kubyizihiza? Ni gute wabivamo ukabicika? Menya ukuri, ushakishe ukuri, wacure, wemere, uvuge ububi bwa Halloween, kuko numara kwitandukanya na Halloween nta kindi kizaba gisigaye, uzaba umaze kwisenya, kuko ari imyuka y'abazimu n'abapfuye uburamya, ahubwo ubivemo kubera ukuri kuzatuma ushaka Kristo, ugashaka Kristo kugira ngo agukize. Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, niwe wenyine abantu bakirizwamo. Ibyo byo kuramya imyuka y'abapfuye mu bupagani Imana itishimira kandi itababarira na gato. Ngaho rero va muri Halloween uze muri Kristo, maze ubugingo bwawe bubeho ibihe n'ibihe, umudendezo n'umudendezo nk'uko Imana yabigennye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.